gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Lydia yaramaze kuba impumyi ndavuga ngo ntago yari akireba ese byaje gukomeza cyangwa byari iby'igihe gito twasize n'ubundi yararimo atabaza ituze yararimo amubaza ngo ubaye iki kano kanya bikugendekeye gute aho yaje gusobanurira iki ituze inkuru yacu reka tuyihere kuri abangaba bombi babiri ituze ahera akabaza nyirasenge akamubaza ati se ubaye iki Lydia aba ari kuribwa cyane atari kubona mu maso hari kumurya amaso ari kumurya ari kuyakuba umvana ati wikuba amaso bigenze bite ati mwana wanjye ntago ndi kukubona ntago ndi kurora mwana ati ntago uri kurora nyine wikuba amaso ntago uri kumbona se gute ati ntago nzi ibintu Maya nteye mu maso tuze ngo Maya guteye mu maso Maya savuye ngeze agera muri uru rugo ati yego twahoranye twari turi kuvugana sinzi n'igihe agendeye ni ibintu tutari kumvikanaho kandi pe ntago nabitinyuka mwana wanjye nakoze ikosa rimwe mu buzima nakoze ikosa ryo kudagufata ngo nkwirerere kandi nari mbizi neza ko ugiye kurerwa na mukaso aragutoteza kugira nabi mwana wanjye arakurenganya araguhemukira neza aragufata kugira ngo ibitariho rero hari ibintu tutari kumvikanaho arashaka gukomeza kukurenganya namubwiye ntago natuma bibaho none ntago nzi ibintu mbuheye mu maso byabanje birandyata numva wagira ngo ni urusenda ndakaraba birakomeza birarya ntangira kubona ibicezi ubundi mbona amakara atandukanye none neza nta kintu na kimwe ndi kubasha kubona tuza ati ariko nizere ko uri gutebya nizere ko ari nka filime uri kunkinira ati mwana wanjye witebe ubu urumva ko nejejwe no kukubwira ngo ubu sindi kukubona nagira ngo akabona biri serious akavuga ati okay ngaho haguruka tugende hanze ati ngaho nyumvire ubu niba koko nabashaga kugenda ndeba ubu nari kureba uragira ngo ngire ibintu ngonga ituze atangira kugerageza Lydia ngo arebe koko niba atari kureba kabona ntago bisanzwe icyo akora ahera akamujyana kwa muganga amugeza kwa muganga bagatangira kumwitaho ariko n'ubundi bikaba iby'ubusa ikindi kintu akora ahera ko ahamagara Tania akamubwira ati bwangu usanga kwa muganga Tania araza yahagera asanga Lydia yarembye arimo ararira amarira ni yose Tania aramwegera akamubaza ati nuse mama kandi noneho bikugendekeye gute
ntabwo ngufata nka shangazi ufata nka mama wanjye kuko niwe ndabura ubasha kuduha urukundo Maya yananiwe kuduha ubaye iki Lydia burahera abwira Tania ahubwo akarira gusa akajya avuga ati mbabajwe nuko ntari kubasha kwihangana imbere y'abana banjye nakabaye mba umunyembaraga ariko nkomeje kuba umunyantege nke ese umugabo wanjye ndamubwira ko byagenze gute abana nibyariye se bo nibambona ameze uko ubu babyara banyu baramera bate bazava ku mashuri basanga ameze gutya koko kandi atari ku bundi habaye Evan ati ntabwo ari kureba kandi ati ngo iki ntabwo bishoboka ntabwo byumvikana ari kureba umuntu usavuka ari muzima bikarangira abaye umuntu abantu bahuma ko ari abantu bageze mu zabukuru abakecuru rukukuri uyu nguyu yabahumye bigenze bite Evan ati nakubwira uko bimugendekeye aho arakubwiye iyo bimukoze ubwo wabasha kwizera ko nyine abagome babaho ati umuntu bimukoze ateze Evan ati nanjye sinzi pe arambwiye ngo ni Maya kandi ati Maya yanabikora ubundi subona uriya mugore agira ubwenge Evan ati ariko nawe nuko avuge gutya ntibagiye ko ari mama wawe kubyaye kandi ati nuko umuntu atagira guhitamo ngo ahitemo aho avukira ntabwo nahitamo ko Maya mbyara pe urabona njyewe ndi umuntu uhitamo nahitamo ko Maya mbera mama n'ubugome bumwuzuye njya ntabwo byanungura hakuriya mugore umenya yanaroga ko amateka ye ngenda numva gake gake anera n'ubwo ubundi mba mbona abantu bose bamugaragiye wagira ngo yaranabarose niyo mpamvu nanamutinya ubundi buriya koko niwe wambyayera buriya Maya yarambyaye ntabwo yabeshye yuko yabyaye anyiba mu bitaro sinjya numva ngo biba n'abana azajya gupimisha DNA nkareba niba koko Maya ari we mama sabona naraje mu muryango utari uwanjye buriya tuza atari ko nayo ntugasare ubu uri kumva nose ubwo urumva baba yarakwibya ati nkurikije n'amabara n'amahano Maya akora nangwa se n'amateka y'intumwa uriya mugore yanakwiba umwana pe tuza atari ko warasaze mu mutwe wawe uri gutekereza iki bwa rimwe wagiye wubaha kuri ari mama wawe turiya nagakwiye kwitwa mama wanjye uriya nagakwiriye kwitwa rwose umubyeyi umbyara uzi ko bintera ipfunwe n'ikimwaro Evan ibaze wowe uri njyewe sibyo ugasanga mama wawe wakubyaye niwe muntu wagize uruhare mu kugira umusaza wawe imfubyi agakura nta mama agira noneho byongeye akanamutoteza uba wumva uburibwe mfite basi uba wumva agahinda mfite wumva impamvu mba numva mama wanjye mba numva mwanga ubundi mwumva ndamukunda
mama wanjye mba numva umunsi umwe namufata neza nkamugirira nabo ubundi mwumva mugiriye impuhwe ituze ndabura we ntabwo wangirira impuhwe ese ugize ngo aya magambo yose mba mvuganye nuko mba nezerewe uzi ko neza ngiye kuzicwa na depression nsigaye nicara nkifuza ko nakabaye naravutse ubundi se kuvukika ku mubyeyi bimeze kuriya bimaze iki siko byari kurutwa niyo ntaza kuvuka mama wanjye ni umugome mama wanjye ni ikigwari mama wanjye yuje ubugome gusa ese ubundi abantu ngo bari Imana ibarema ite reba ukuntu yakugeze uhereye mu buto bwawe urebe ukuntu neza yagufasha akakugira nk'iki none uri kumbwira ngo niwe ugize uwo ndi kwita mama muri iyi minsi gutya ibaze niba koko atari kureba turamenya tuvuriza he wamenya uvuze iyihe ndwara k'abagome bagwira ko ese ubundi bapfuye iki banayera ko aho berataniya akavuga ati nanga kukubona urira nanga kukubona uhangayitse urabizi ukunda kurusha ibintu byose biriho kuri iyi si niwe muryango wonyine mfite rero ntukavuge ngo urifuza iki ntuzongere no kuvuga ko wifuza kuyuza ko butaravutse kuba wande nari gukuraho mushiki wanjye unkunda nkawe byose byirengagiza nibyo uburibwe tugomba kubonyuramo tugakomera tukaba abanyembaraga ariko ntabwo turi bo abanyembaraga nyine uri kugera hagati ukamera gutya nose ubu turaterwa niturangiza natwe twitere ubwo biracuriki cyane ati njye simbyumva ntabwo mbyumva ahera akasohoka mu gahinda kenshi kavanze n'umujinya ajya kureba Maya agasanga mama we rwose yiyicariye atuje amugera imbere akamupfukama imbere arira akavuga ati nukuri mama kuri iyi nshuro ndakwinginze ndagusabye wintera agahinda mama wituma nicuza impamvu nabayeho wituma nicuza kuri mama wanjye wituma numva ndi ikivume wituma numva ko nakabaye narapfuye nangwa sinda yanjye yakabaye yaravuyemo mama mbabarira aho bigeze basugirimo ibiki wakoze koko ese mama kuki unezezwa no kubona abandi bababaye kuki unezezwa no kubona abandi bari mu buribwe ese abantu iyo bari kurira wumva aribwo wishimye Maya Titania nubwo nakubyaye utazamatiriza ntuzigere umatiriza n'umunsi n'uyu n'umwe wo kubona gukorera ibyo nkora abandi ese ubona wowe wananira uzi impamvu ngugirira impuhwe nuko nakubyaye gera aho ngaho k'ububyeyi kakaza ariko iyo uza kugira nk'umwaka usimbe narabyaye wenda ngo ngira impuhwe za kibyeyi dore ko arizo zigeraho zikangaza ntabwo uzi ikintu nakabaye ngukorera nta idea ufite y'ikintu nshobora kuba nagukorera cyane ati mama basi ndapfukamye imbere yawe ibintu byose nagukoreye
agasuzuguro kose nagusuzuguye ndagusaba imbabazi ariko ntabura nshaka kubona shangazi wanjye ari muzima. Ibaza ari umuntu wavutse areba, umuntu wigiraga mu kazi kagahahira urugo rwe, mama akatwitabo. Murabizi twese tubiwe, niwe watumenyeraga buri kimwe, none umugizi mubi. Mama urabona ko kari bubeho bagiye gufata agakunda njye genda neza bamurandata. Mama bitekerezeho, ese ubundi wabigenje hakundi mama uri umurozi, uri umupfumu, uri umukonikoni, uri umurangi, wuzuye nyabingi, ukora ibitangaza abandi badakora, uri igiki? Ni gute umbwira ngo umuntu umuhumisha budakika? Umuntu yari muzima, abyutse ari muzima, ngiri wari muzima, mu kanya gato nk'ako guhumbya ngabaye mubi. Maya wagize impuhwe koko, wagize ikigongo. Ubu sinjye uzakurikizaho mama, ukora ibyo ushaka byose, ariko umuntu ngo hayeho gasopo ni Evan. Ese mama ungukira hehe? Mayatsi rero kakubwire Tania, uzi ikintu cya mbere kinezeza ni ukubona abantu bose nanga bari mu buribwe. Iki kintu cya mbere gituma nezerwa. Ubundi ibyishimo bya mbere ngira muri ubu buzima ni ukubona abantu nanga banyura mu buribwe. Uzi nka buriya ari niyaza ko bakiriho nakabaye nezezwa no kumubabaza. Uzi ikintu kimbabaza kurenza ibindi byose, yagiye ntaramubabaza, yagiye aribwo nari ngiye gutangira. Noneho ibyo numvaga namukorera nabikoreye umwana we, ariko nanone mba numva bidahagije. Mba numva keretse ahari Evan bamunzaniye hano neza urwango ngifite mu mutima wanjye harumumariraho rwose. Kandi aherago yikanga akavuga, Maya uri umuntu ugira umutima, ugira ubumuntu, ugize ngo iki? Mana yo mu ijuru koko, gute navutse ku mubyeyi gito nk'uyu nguyu? Ese ubundi Maya ni we wambyaye, uri mama wanjye? Maya ati nanjye ahubwo njya mbyibaza, njya nibaza niba ari njye wakubyaye. Uri igicucu wowe nta bwenge ugira. Abandi bana baba bashyigikiye ba nyina, usanga ibintu byose bakora bari kumwe, barahuje, ariko wowe ubwenge bwawe niba warakurikije nde? Ariko se ko nasa atari ikigoryi nkawe? Ubundi njya nibaza ni kwa muganga niba barampaye umwana utari uwanjye. Tane ati mbivuga, wabona utarambyaye pe, wabona utari mama, kuko ibintu ukora n'ubugome wuzuye ntago njye naba narabyawe nawe. Ndabihakanye pe Maya, nturi mama, ndabihakanye. Ahubwo ngiye gushaka umuryango mvukamo, kuko njye ntago nabyarwa n'umugome nkawe. Bibaho pe. Ese ubundi nkubaze, Lydia ko mudasangiye umugabo ngo mvuge ngo murapfa ahari, mukaba mudasangiye isambu ngo murimo murapfa imbago, ni muhana imbibi, muvuge ngo wenda muri gupfa imbago.
ntago akora business nk'iyo ukora wenda ngo umuvuge ngo yagutwaye abakiriya. Mama uramuhora iki ko? Uramuhora ko yakundaga Nina? Uramuhora ko n'uyu munsi iteka ahora akubwira ko Nina yakurusha gupfura? Mama nubwo nazi Nina pe, nakifuje ko yaba ari we wapfuye Nina akagumaho, ubu tuba dufite amahoro. Maya araseka, agaseka cyane, kavuga ati Tania, nakubwiye ngo impamvu wigira gutyo nuko ari njye wakubyara. Uzi ngo mubi yaba ari nka Eva n'urindi imbere uri kwikora ibyo, nanjye ntabwo nzi ikintu nakabaye namukoreye kano kandi hazamo akakibyeyi, hakazamo ko kuri umwana nabyaye, numva nyine ngezemo utuntu twimuwe. Ariko nkubwire mwana wanjye, abantu beza baragenda babi bagasigara, niko njya numva bavuga ngo nyine nanjye niba ndi mubi ndi mubi. Kandi hatuvuze ukuri Maya, uvuze ukuri pe. Abantu bagira ubumuntu, bagira umutima ufasha, bagira urukundo, b'abantu beza nibo bagenda, hagasigara abagome buje ubugome. Nawe mama, ese ubundi kuki atari we wagiye mu mwanya wa Nina? Ubundi man, ibi bintu wabikoze ute? Simbizi, ariko hari wenda Imana ibizi kundusha. Gusa Maya, ni ukuri pe, umenya umuryango atari wo mvukamo ngiye gushaka umuryango wambyaye, ko ntabwo nakabaye narabyawe n'umugore n'umubyeyi gito nkaho. Ariya biramurenga, gahaguruka akigendera, marira ari yose, gahinda ari kose, aragenda akigunga, akajya yibaza mu mutima, akavuga se Mana, ibyo bavuze ngo indi byara Mweru na Muhima, abavandimwe ba Maya ko ntawe urimo wuje ubugome. Njya na muzeyi nabo ko atari abagome. Ubu n'iki cyorezo koko nibo bakibyaye. Aya ni icyorezo pe, ni ikigeragezo. Man, ukuntu uri umugome wariteye utuma mvuka ku mugore nka Maya. Ese njye nagucumuye iki? Ese nzakira uburibwe bw'uko mama wambyaye ari wafashe nabi musaza wanjye? Niwe wakabaye waramubereye umubyeyi aho kumubera umubyeyi. Ahubwo yamube, isi ndavuga iki? Simana mbuze nuko nabivuga. Yamubereye icyo ntazi. None ndebera na Lidi. Mana koko, kuki watumye mvuka kuri Maya koko? Basi yo ntaza no kuvuka, basi yo ntaza no kuba. Tania biramurenga, aragenda kuzura umubabaro, agahinda kakaba kose, umutwe w'ibintu bikicanga, agatangira gutekereza, amajwi akaba menshi mu matwi ye, amubwira ati n'ubundi ntago wakabaye warabayeho, ntago wakabaye waravutse. Amubwira ati iki ni igisebo, urasebye neza neza, mama wawe ni igisebo kuri wowe.
Sonia muri uko kumucanga nuko ibintu bimurenga umutima aribwira akavuga ati Mana ntabwo nakomeza kubaho n'abanjye bose bari kunyura mu buribi. Ndabizi mama wanjye arankunda kandi ninjye ntege nke za mama wanjye, kugira ngo rero nawe yumve uburibwe yateye abandi, yumve uko gupfusha bimera, yumve uko abandi baba biyumva mu mutima, ngiye kwemera mbi igitambo. Mana niba gupfa kwanjye aribyo byatuma Lydia aba muzima, bigatuma ituze abaho neza akanezerwa, akibagirwa uburibwe bwose yanyuzemo, ndemera mbi igitambo. Ikindi Mana, ntabwo nakomeza kubaho muri iki gisebo, ntabwo nakomeza kwihanganira ubugome bwa mama. Ubwanjye ndireba nkumva ndiyanze. Agira atya akajya gushaka ibinini by'amoko menshi atandukanye, ikintu Tani yakora abihuriza hamwe neza neza, akabihondahonda ubundi agashyira mu gikopo, agasukamo juice. Byose abikora ari wenyine, nta wundi muntu bari kumwe. Agatangira kubinywa, uko abinywa amarira aba ari yose. Agira atya akandikira musaza we Ituze Evan, amwandikira amagambo agira atya ati ni musaza wanjye w'ibihe byose nkunda kandi nzakomeza gukunda. Buri munsi, buri saha, buri segonda nterwa ipfunwe n'ibikorwa bya data ndetse na mama. Ndifuza iyo ntaza kuba narabyawe na Maya, ahari nanjye nkaba narabyawe na Lina, ariko ibyo ntibyashobotse. Ndifuza inda yanjye iza kuba yaravuyemo, havumwe umunsi navutseho, kubera ko nanjye umenya hari ndi ikivume. Sinjya mbyumva, sinjya mbishyikira, yewe sinjya mbyakira. Ariko ndibaza, ni iki nacumuye? Ese ni iki nakoze? Nicuza byinshi, mbabarire kubw'uyu mwanzuro mfashe, ariko ndagukunda musaza wanjye. Niyo byansaba gutanga ubuzima bwanjye bwose, nabutanga ku bwawe. Ahari niba ubuzima bwanjye nabutamba, wowe n'abasigaye mukagira amahoro, mukabaho munezerewe, ndabikora nezerewe kandi nishimye. Iteka uzazirikane ko mushiki wawe agukunda, kandi agukunda kurenza ibintu byose biriho kuri iyi si. Uzahora uzirikana ko uri uwo nkunda n'umutima wanjye wose. Nakubeshye, mfite umubabaro ntazi uburyo nasobanura, mfite
mfite agahinda nanjye ubwanjye ntazi ukuntu nasobanura. Ngerageza guseka ariko imbere umutima uba uri kurira. Ngerageza kumwenyura ariko ninjyuza umubabaro mfite. Mbabarire kubw'iki cyemezo, jya nk'uwowe ugukunda kandi uzanshyingura unezerewe. Munyemerere inkuru yacu tuyisubikire ahangaha. Ese iki cyemezo Tani yafashe kirakwiriye? Byamurenze, arumva atewe ipfunwe n'ibikorwa bya mama we, ndetse arumva neza ntacyo gukora afite uretse kuba yakiyambura ubuzima. Inkuru yitwa Warahemutse. Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Yewe nitwa Atete, ninjye wandika kandi ni nanjye wibagezaho.